urebe diferansi iri hagati y'ibyo wizera n'ibyo bizeraga. Icyambere ngo kwabahesheje gutsinda abami, icya kabiri ngo kwabahesheje gukora ibyo gukiranuka, icya gatatu ngo kwabahesheje guhabwa ibyasezeranijwe. Nta muntu mwisi utari umusuhuke. Uwayijemo hari abandi bayigutanzemo, abo bayisuhukiyemo bayivamo baragenda, nawe wayisuhukiyemo uzayivamo ugende. Uko kwizera kurakuyobora kukageza ku ntego y'Imana. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, nuko agenda atazi iyo ajya. Twebwe dushaka kwizera kwacu kube gushingiye ku bintu turebesha amaso, ngo nibwo wizeye. No, dore igituma ibi bintu bine Aburahamu byamubayeho: kugenda atazi yajya, kuba umusuhuke, kuba umushyitsi mu byasezeranijwe, abigezemo akabibamo nk'umushyitsi kandi yabihawe, icya kane akabaguma mu mahema ntiyubaka amazu meza. Dore cyabiteye: iyo uhagurutse ureba ku bitaboneka nk'uko Aburahamu yahagurutse, Imana iguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Icyambere bigatuma uyimenya, icya kabiri ukamenya ibyo ngibyo wiringizwa niyaguhamagaye, icya gatatu ngo ukamenya n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo Imana izaragabera. Uzatanye kujya wicara iwawe wicaye mu nzu, ubu n'umugabo arinjiye wambaye ibyera. Nukwizera ibyo utazi, utigeze ubona, bitigeze byinjira mu mutima wawe. Uko niko kwizera kwa nyako. Turi kukwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Urumva ko kugenda atazi yajya yararimo kureba ku bintu bitagaragara amaso y'umubiri. Umubonye Aburahamu afashe ibintu bye, agafata amashyo y'inka, agafata imikumbi y'intama, agafata abagaragu n'abaja, agahaguruka akagenda, ukamubaza ngo Aburahamu ugiye? Akakubwira ngo nanjye sinzi iyo ngiye. Ye baba we, watuvuga ati uri umusazi. Tekereza icyo kintu ariwo kibayeho. Wari ufite inzu nziza cyane nibuza y'ibyumba nka 6, wubatse agapangu keza karimo utahamo n'imodoka yawe, abantu bakajya kubona, bakabona usohoye ibintu urabipakiye, bakabona ukinze igipangu, bakakubaza yaba ababyeyi bawe, yaba abana bawe, yaba baturanyi, ese mwimukiye? Ati ntanjye ntago nzaho nimukiye. Nguko niko kwizera Imana dushakaho. Reka nongere ngusuhuze nshuti wowe mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi, ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Amahoro y'Imana nabane nawe. Tunejejwe cyane nuko komeza gufata umwanya wawe kumva ijambo ry'Imana tukugezaho, kandi turizera tudashidikanya ko hari ahantu maze kuva naho maze kugera. Ikindi twagushishikariza nuko ugerageza gushyira mu bikorwa ikijambo ry'Imana rimwe rirakubwira. Hanyuma rero turagushimira Imana iguhe umugisha, kandi icyo nakubwira kandi nkwizeza nuko ijambo ry'Imana ritazasubirayo ubusa. Icyo Imana yaritumye ku buzima bwawe izagisohoza mu izina rya Yesu. Icyo usabwa ni uguha agaciro icyo ngicyo Imana irimo kuvugana nawe mu ijambo ryayo. Murakoze cyane. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya, aho turimo turiga ku nsanganyamatsiko cyangwa se kuri topic irebana no kukwizera. Tukaba turi kwiga intambwe enye umuntu atera kugira ngo abe akanagiye mu kwizera kwa nyako. N'andi magambo, intambwe ya nyuma ya kane niyo ntambwe yuyigezemo. Iyo ugeze kuri iyo ntambwe ya kane nibwo ugeze ku kwizera gushyitse neza bien. Kuko izo ntambwe twarazibonye, twabonye ko intambwe ya mbere ni intambwe ishingiye ku kwizera ibiri hano mu isi, ibyo turebesha amaso, cyangwa se kwizera gushingiye kureba kubiboneka. Iyi ntambwe yo kwizera gushingiye kureba kubiboneka ni intambwe duhuraho twese abatuye isi, abapagani, ubwo turavuga batarizera Kristo Yesu, ndetse n'abamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Iyi ntambwe uzasanga nibuza 98% cyangwa se reka mvuge 99% y'abakristo bahagaze kuri iyi ntambwe kwizera gushingiye kureba kubiboneka. Hanyuma iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ukwizera gushingiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu.
ugatera intambwe ukava muri ba batizera b'abapagani, none ugatera indi ntambwe ya kabiri noneho yo kwizera umwami cyangwa se yo kwizera Yesu wavuye mu ijuru akaza mu isi kubw'urukundo rwinshi yari yuzuye, bikamutera kuza guca mu mibabaro yose yanyuzemo no kwambara kamero k'ubumuntu, akicisha bugufi akaganduka kugeza ubwo apfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Iyo ni intambwe ya kabiri, iyo umwakiriye ukizera icyo ukabyizera nubwo wari utarabaho. Iyo ni intambwe ikomeye mu buzima buteye. Ariko iyi ntambwe ngira ngo ubwo dorokana twarasobanuye ko umuntu yiteye agomba kuba kwizera kwe gushingiye kuri uwo nguwo yizeye, kandi akaba bikoreye ko yamupfiriye, yamuzukiye kandi azagaruka kumutwara. Ntago ari ukumwizerera ko agiye kuguha amafaranga cyangwa azaguha inzu nziza cyangwa azaguha urubyaro cyangwa azagukiza uburwayi bwakubayeho akarande butakuvaho cyangwa se azakubakira urugo rwiza cyangwa se azatuma wiga ukarangiza. Iyo wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza ushingiye kuri icyo, kwizera kwawe kuba kutuzuye. Kuko twabonye ko mu Baroma igice cya 10:9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami maze ukizera mu mutima wawe uzakizwa. Hanyuma Pawulo atajya gusobanura ibyo bintu biravuze kwatura no kwizera, aravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ni kuvuga ngo iyo watuje akanwa kawe imbere y'Imana bisobanuye ko ukijijwe. Hanyuma iyo wizeye mu mutima imbere y'Imana bisobanura ngo ubaye umukiranutsi muri Kristo Yesu. Imana yikurebye ikubonamo Yesu, ntago ibikibona wowe, nta nubwo ibiki kurebera muri bya bisekuruza by'iwanyu na za karande na bya bindi byose bagendeyemo nibyo bagiye bagutongera utarabaho. Ihita ikubona mu gisekuruza cyayo cy'ubumana, kuko ubuvutse bwa kabiri ubaye umwana w'Imana 100%. Ariko ni ibintu bibiri rero, ni ukubyatuza akanwa ukaba ubazweho gukizwa, ukabyizera mu mutima ukabona guhinduka umukiranutsi. Iyo rero wizeye Yesu Kristo cyane ushaka ko azagukorera ibi azagukorera bakaryo gituma mwizera, ntago ibyo bisobanuye ko wizeye. Ushobora kuba byatuje akanwa ukereka abantu ko wakijijwe, ariko icyo Imana ishaka kuyizerera nuko wizera mu mutima ko Yesu Kristo yari Imana yavuye mu ijuru akambara akamero k'umuntu, akicisha bugufi akaganduka agapfa rwa rupfu rwo kumusaraba, akazuka agasiga isezerano ko azagaruka gutwara abamwizeye. Icyo kintu ukacyakira ukacyizera mu mutima, aho ngaho iyi ni intambwe bikomeye. Hanyuma ukakira urukundo rwe, kuko aho none uba wakiriye urukundo rwa Yesu, ukavuga uti ndagushimiye ko wankunze kandi ukankunda ntarabaho, na data na mama batarabaho, na sogokuruza batarabaho, n'ibindi bisekuru bitarabaho, none nakira urwo rukundo rwawe. Aho ngaho nibwo ubukijijwe. Ntabwo rero twizera Yesu kuko azadukorera ibyo bindi. Yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngibyo bizaza ari inyongera. Ubwami bw'Imana nindi n'ubwandi Yesu niwe mwami w'ijuru n'isi. Iyo avuze rero ngo ubanze ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, abashatse kuvuga ngo banza jewe unshake, unyizere biguhesha gukiranuka, hanyuma ubyatuze n'akanwa kawe ubihamiriza abandi, nibwo uzabukijijwe. Hanyuma ibyo bindi ushaka byo gushaka kugira ngo nunyizera mbiguhe bizaza byizanye, kubera ko biri mu bwami bwanjye. Imana iguhe umugisha ko wumvishe iki kintu. Reka tubanze dusenge tubone kwinjira nanone ku nyigisho yacu y'uyu munsi. Mwami Yesu, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka muri byose. Uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi. Uri Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Uri Imana yaremye umuryango aricyo kiremwa muntu, ushaka kunezeranwa nawo, ushaka kwishimana n'uwo muryango waremye. Ku ijambo ryawe tubwira ko umuntu aremwe mu ishusho yawe. Umuntu n'indorerwamo yawe wireberamo ukibona nk'Imana. Ariko iyo ndorerwamo yaje guhuma igihe yembereraga Satani
kuyinjiramo, akinjira mu buzima bwayo. Byatumye isura yawe nziza waremanye umuntu isa nkaho ipfuye, ariko turagushimira ko wavuye mu ijuru ugasiga bwa bwiza, ugasiga cya cyubahiro, ugasiga bya bizima, ugasiga abamarayika. Ibyo byose ukabisiga ukaza hano muri iyi si kugira ngo wongere kwisubiza isura yawe waremanye umuntu, kugira ngo wongere gutunganya iyo ndorerwamo aricyo kiremwa muntu. N'uyu munsi uracyafite intego yo gutunganya uwo muntu ngo atungane rwose, agere mu nzira wumva ushaka. Ijambo ryaratubwira ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa nyuma yari umwuka utanga ubugingo. Turagushimira ko watugarura ubugingo umwanzi Satani yaratunyagiye mu ngobyi ya Edeni. Uyu mwanya tugusabye kubana natwe, ijambo ryawe tugiye kuvuga rinyure buri wese. Duhagaritse imbaraga zose za Satani zatuma umuntu atumva ijambo ryawe. Turamenaguye, turatwika, turakongora. Uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe Mana. Waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rizasubirirayo ubusa, rizasohoza icyo waritumye. Kandi ijambo ryawe ni imbuto itabora. Reka uyu udukurikiranye mwene data, yaba uyu wari waraguye agasubira inyuma, yaba utarakizwa uhingutse kuri iyi channel akaba yemereye umwuka kugira ngo yumve ubutumwa bwiza, reka ijambo ryawe rimukoreho kandi rimubere umucyo umumurikira, yimenye, amenye uko ahagaze. Bana natwe kandi tugire neza, uduhe umugisha wawe. Mbyambaje nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Reka tuganire. Rambura Bibiliya yawe ni wifite. Turashaka gusoma ijambo ry'Imana cyane. Igitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Tugarutse ku ntambwe yacu ya kane yo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Iya gatatu yo nabaye nyisimbutse, nababwiye ko nzayigarukaho ndi mugenzi abandi mu gusoza iyi ngiyi yo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kuko iyi ntambwe ya kane nayo iduhesha guterera ntambwe yo gukora ibitangaza. Noneho rero ubwo duherukana twadutangiye kwiga ku byitegererezo cyangwa se ku ntwari zo kwizera Bibiliya yatubwiye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11. Muri izo ntwari zo kwizera ari nacyo Bibiliya yatubwiye ngo tuzikureho icyitegererezo, kandi kanatubwira ngo tubyigane. Ngira ngo murabizi, twasomye amagambo dusanga mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Twasanze amagambo agira ati: kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye abo musuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Andi magambo twasomye turasanga mu Baheburayo n'ubundi icyo gice cya 11 umurongo wa 24 ku nkuru ya Mose, ku kwizera kurebana na Mose, cyangwa se ku nkuru igaragaza uburyo Mose yizeye n'ibyo yizeraga. Umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27 haratubwira ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Faraho, ahitamo kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa bose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. 27 akatubwira ngo kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Mu ntwari zo kwizera tugiye kureba akari nazo zitubera icyitegererezo, kandi tukigana kwizera kwazo. Twaturanyijemo ebyiri: Aburahamu ari we sogokuruza w'abizera, ndetse na Mose wakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ariyo Misiri y'uyu munsi. Abo nibo tuzifashisha. Hanyuma wowe uri kubana natwe, ndagusaba gusoma iki gice cya 11 cy'Abaheburayo n'icya 12
n'icya 13 ndakwinginze ubisome. Impamvu rero turimo kwiga ahantu turi ku ntambwe ya 4 yo kwizera gushingiye kureba kubitaboneka. Iyi ntambwe akaba ariyo ntambwe Imana mw'Ijuru n'isi ishaka ku muntu wese witwa umukristo, iyo ava akagera, yaba bari muri Afurika, yaba bari i Burayi, yaba bari muri Aziya, yaba abari ku mugabane wa Amerika, yaba abari ku mugabane wa Oceania. Umukristo ahari hose ku isi, Imana irashaka ko atera iyi ntambwe yitwa kwizera gushingiye kureba kubitaboneka. Kubera iki? Twabonye ko Pawulo yavuze ngo kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Reka nkubaze wo nkurikiye, uzisubize, ariko nibishoboka uzananyandikire kuri YouTube utange comment. Uwafata zahabu akayishyira hariya, hanyuma agafata ibumba akarishyira hariya, akakubwira ngo hitamo igikomeye muri ibyo kandi cyiza, wahitamo iki? Ikibazo nkubajije. Bibiliya igaragaza ko ubwami bw'Imana bugereranywa n'izahabu nziza yahishwe mu murima, ngo umuntu umwe araza ageze kuri uwo murima ayigwaho, amaze kuyigwaho abona kugira ngo ayibone biramusaba ikiguzi kiremereye, ngo umunezero umwuzura mu mutima, agira umunezero mwinshi, bimutera kugenda agurisha ibyo yari afite byose ngo kugira ngo abone kugura uwo murima akuremo ya zahabu. Urumva, yemeye kugurisha ibyo yari afite, yemera gutanga ubutunzi bwe bwose kugira ngo agure uriya murima azakuremo zahabu. Ubwami bw'Imana cyangwa se agakiza, ibyo bintu byose uko ari biri bigereranywa na zahabu. Zahabu ni ikintu kidasaza, ntabwo gipfa gusaza, ariko ibumba rirasaza. Hanyuma ibi by'isi tureba bigereranywa n'ibumba. Uzanyandikira umbwira uti ngiye nahitamo iki ngiki. None Pawulo rero niyo mpamvu yavuze mu rwandiko yandikiye Abakorino rwa 2 ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18, aravuga ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, hano physical, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ahora hinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya kanone kwiyongeranya ko turemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Pawulo hano ari kugaragaza ngo imibabaro ducamo, amakuba ducamo, abigereranyije n'ikintu ngo cy'igihwayihwayi, n'utuntu ngo tudafatika. Igihwayihwayi ni ibintu bidafite agaciro, ni ibintu byoroshye, ni ibintu bya feke, ni ibintu bega ntabwo bifatika. None Pawulo agereranyije imibabaro yo mu isi, gusonza, gukena, kwambara ubusa, kuba imfubyi, kuba umupfakazi, kubura amafaranga yo kurihira abana bawe, kubura ibiryo n'ibindi byinshi tutavuze none ngo tubirangize. Abigeranyije ngo n'ikintu cy'igihwayihwayi, ariko none icyitonderwa, aravuga ngo ibyo uko bitubaho niko birushaho kutwongerera ubwiza bw'iteka ryose. Mbega uko tubicamo niko hari ubundi bwiza tuba turimo turahabwa. Ikindi, tuba turi kurushaho kwinjira mu bwami, twinjira muri Kristo Yesu. Abo twabanye mujya kuri channel ya AYALONI niba ari bwo bwa mbere, urebe inyigisho twagiye dutambutsaho. Bibiliya igaragaza ko muri Kristo Yesu harimo urwuri ngira ngo muraruzi ku bantu mufite amafamu, abantu boroye, aborozi. Urwuri ni ahantu umuntu yateguye yahura inka ze zikajya kurisha.
Rwuri rero ni ikintu umuntu agomba guhora yitaho iteka ryose. Ushobora kuba warateyemo irubingo, ushobora kuba ari ubwatsi bw'ubundi bwoko, ushobora kuba ari ubwatsi busanzwe, ariko uhora iteka ryose ucungana n'urwo rwuri kugira ngo ibiryo by'inka bikomeze kuboneka. None Bibiliya tubwiye, Yesu yaravuze ngo ni irembo ry'intama, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Bivuga ngo muri Yesu harimo urwuri, bivuga ngo muri Yesu harimo ibigutunga byose, utishingikirije ku by'isi, ahubwo ukinjira muri Yesu ukemera ukababazwa n'iyo mibabaro ya mbere ibanza y'ubu buzima, kuko hari ibyo ugomba kugurisha ukareka. Ibyo ugomba kugurisha rero ni bya bindi wakundaga bishobora gutuma wowe ku ruhande rw'umubiri bikakubera byiza, ariko ku ruhande rw'umwuka bigatuma ubugingo bwawe buzarimbuka, cyangwa se ku ruhande rw'umwuka bigatuma ugirana ikibazo n'Imana. Rero ugomba kubireka. Niyo mpamvu Pawulo avuze ijambo rikomeye avuga ngo nyamara rero ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amasi. Noneho kugurisha ibyo utunze ni ukureka biriya kugira ngo usingire ubwami bw'Imana. Rero Pawulo yahise avuga ngo kubw'iyo mpamvu rero ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ibiboneka ni ibi turebesha amaso: amazu meza, amamodoka, amabanki yuzuye amafaranga, kubaho mu buzima bwiza, mbega ibintu byose mureba mu isi. Pawulo yavuze ko ari ibiboneka. Aravuga ati rero twe ntabwo duhanze amaso kuri ibyo. Kwizera kwacu kwarenze ibiboneka. Ntabwo twebwe kwizera kwacu kukireba ibya hano mu isi, no. Aravuga ngo kwizera kwacu kwarenze iyi si, kurenga kino kirere, kurenga izuba n'ukwezi n'inyenyeri, kugera mu rugo rw'Imana. Duhishurirwa ubwami, duhishurirwa zahabu ziri mu ijuru. Ati rero kubw'iyo mpamvu ngomba guhomba ibyanjye. Rero icyo Imana idusaba ni uko twemera tukagira kwizera, tukakira kwizera kwacu kukarenga ibya hano turebesha amaso, kukarenga ibya hano mu isi, kukazamuka kukagira mu ijuru, tugatangira guhishurirwa Imana. Noneho tugiye kureba rero Aburahamu. Uyu munsi tugiye kwiga kuri Aburahamu, ubutaha tuzakomeza kuri Mose, ariko tugiye gutangira kuri Aburahamu. Aburahamu tugiye kumureba kuko niwe cyitegerezo, niwe sogokuruza wo kwizera, niwe dukwiriye kubanza gukandagiza ikirenge aho yakandagiye. Turebe yizeye iki. Aburahamu yizeye iki? Ese ko muri iki gihe twebwe tuvuga ngo kwizera ngo nizeye ko Imana ngo izama inzu nziza, ukanabivuga, yewe n'abigisha bamwe ugasanga barimo kubigisha abantu ngo ni bande bizeye ko Imana izabaha imodoka ngo mutere haleluya, ugasanga nibyo barigisha. Aburahamu nibyo yizeye. Ese ubundi tureke imodoka wenda muri iki gihe nizo turi kubona, muri icyo gihe hari ibindi byo kwizera by'isi bifatika. Tugiye kureba Aburahamu n'ibiki yizeye, kandi we sogokuruza wo kwizera. Yizeye akazi, yizeye ko aziga akarangiza, yizeye ko azaba umuherwe akaba umukire mu rwego rw'isi, yizeye ko azaba umuvugabutumwa international, ku buryo azemeza, avuga ati nge nzemeza abantu, ngomba kugera ku rwego rw'isi nkemeza abantu. Abatubanjirije bahoranaga ubwoba bwo kuvuga ubutumwa, nta nubwo babyirataga, kuko bari barahishuriwe kwizera kwabo ko ariko barabahishuriye ko uyu murimo dukora ari umurimo uremereye Imana yaduhaye, n'inshingano iremereye, kandi umurimo utatanga umunezero. Kuko yaba utanga umunezero ntibaba barishwe, baratwitswe, barabambwe. Muri iki gihe twabihinduye nka ambiance, ibintu by'ivugabutumwa. Abenshi bigira abavugabutumwa, bakigira bigisha ijambo ry'Imana bitewe nuko bashaka icyubahiro, abandi bashaka kumenyekana, abandi bashaka kubikuramo amafaranga kugira ngo bibinjirize, mu gihe abandi Imana yabahamagaraga bakabanza no kuyigora, ahubwo noneho yanabihamagara bumvise ijwi ry'Imana.
ngo ibatume bajye kuvuga ubutumwa, ikabihamagarira bakabanza kuyigora, kuko Imana yabahishuraga umurimo bagiyemo bakabona ni umurimo uteye ubwoba. Ni nayo mpamvu Yeremiya Imana imuhagurutsa yarayibwiye ngo Mana ndi umwana sinzi no kuvuga. Imana yamubwiye ngo wivuga ko utazi kuvuga ko ibyo nabiteguye utarabaho. Reka turebe Aburahamu n'iki yizeye. Kadusome twumve icyo ijambo ry'Imana itubwira. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Hanyuma tugiye gusoma aya magambo twifashishe nari twasomye mu Baheburayo, kuko mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 niho bongera gusobanura kwizera kwa Aburahamu, noneho basobanuriye inkuru tugiye gusoma ahangaha. Reka dusome twumve. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Mbega reka manze ndangize tubone gukomeza. Icya mbere ibyo nubikora, ubwo tugeze ku murongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri nzakora, nzaguha umugisha. Icya gatatu nzogeza izina ryawe. Icya kane uzabe umugisha. Icya gatanu kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Icya gatandatu kandi uzakuvuma nzamuvuma. Icya karindwi kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Noneho umurongo wa 4 haravuga ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Nshuti nagira ngo aya magambo yumve. Aburahamu Imana imusezeranije ibintu byiza kuri 7, ariko ibi bintu izabisohoza kubera ko yateye intambwe yo kwizera. Kandi iyi ntambwe yo kwizera ni ukwizera gushingiye kureba kujya atarimo kurebesha amaso, kuko ibindi byo yaranabifite. Ijambo ry'Imana dukomeje ahantu uzasoma ukomeze wasome iyi nkuru yose uzayirangize ugeze mu itangiriro nibuza n'igice cya 28 cyangwa uzanakirangize cyose ugeze kuri 50. Aburahamu yari umukire, yari afite amashyo y'inka, yari afite imikumbi y'intama, yari afite imikumbi y'ihene, yari afite abagaragu n'abaja, yari afite ibintu byinshi. Ibyo byo yaranabifite. None tugiye kureba rero ese Imana imuhamagara ni ibyo yizeye byo yaranabifite deja. Baratubwiye ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati icya mbere va mu gihugu cy'iwanyu. Icya kabiri usiga umuryango wawe. Ubwo muryango ni ba nyirarume, ni ba se wabo, ni ba nyirasenge, ni ba nyina wabo, ni babyara be, ni abavandimwe bo kwa se wabo, mbega niyo miryango yose. Imana yamubwanga ariko si imiryango gusa. Icya gatatu turi bukore usiga n'inzu ya so. Ubwo inzu ya se ni mu rugo iwabo, noneho asiga se asiga na nyina. Nurangiza ujye mu gihugu nzakwereka. Ngaho umbabarire unyumve ngo ugire ute ujye mu gihugu nzakwereka. Ntabwo Imana imubwiye ngo icyerekezo ni iki. Ntimubwiye ngo wenda uratega uviremera ugere Nyabugogo, nugere Nyabugogo ukomeze ugere Muhanga, ukomeze Muhanga ugere Ihuye. Nta n'icyerekezo muhaye. Nta nubwo inamubwiye nibuza ngo mubwira ngo urajya mu ntara iyi cyangwa mu gihugu iki n'iki. No, yiramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Arajya he? Mbabarira umbwire nawe. Aburahamu ijwi ry'Imana rimusanze rikamuvugisha. Nta n'umunsi n'umwe Aburahamu yarigeze kumva ijwi ry'Imana rivugana nawe. No mu gihugu yaratuyemo i Babuloni, uyu munsi niwo hitwa muri Iraq, nta muntu n'umwe wari uhari wigeze amubwira ngo numvishe ijwi ry'Imana ngo Imana iravuga. Kuko ab'icyo gihe muri cya kinyejana cyo mu gihe cya Aburahamu, abantu bose nta numwe wubahaga Imana, niko batubwira ku gice cya 10 cy'itangiriro cya 11. Nta numwe wigeze wubaha Imana n'umwe. Aburahamu rero nta gihe yigeze yumva ngo hari umuntu uvuze ngo numvise ijwi. N'ubwa mbere yumvise ijwi, Imana imusanze kwa se Tera wo kwa Nahori, iramwisangira iramubwira ngo Aburahamu uhereye nonaha ndi Uwiteka, umva icyo nkubwiye. Siga umuryango wawe n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka.
nuramuka ubyumviye Aburahamu, hari ibintu 7 nzagukorera, uzahinduka umuntu udasanzwe. Icya mbere, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nzaguha umugisha. Icya gatatu, nzogeza izina ryawe. Icya kane, uzaba umugisha. Icya gatanu, nzamugisha abakwifuriza umugisha. Icya gatandatu, uzakuvuma nzamuvuma. Icya karindwi, Aburahamu, muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aka kajambo ngo ni muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Imana ubwo yari imuhaye isezerano yuko muri we ariho azakomoka umukiza uzaza gukiza abari mu isi yose. Urumva ko umugisha w'Agakiza, umugisha wo mu Mana, oh haleluya, 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 umugisha wo mu Mana ukomotse mu kumvira kwa Aburahamu yizeye ibitaboneka. Uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka kutugeza mu mugisha w'Imana, kujya kuduhindura abantu badasanzwe, kujya kuduhindura intwari. None Aburahamu ntigeze adisikita ku ijwi yumvishije. Ese iri jwi ni irya Satani? Iri jwi ntiryaba ari iry'abadayimoni? Bibiliya yatubwiye ngo Aburahamu yumvira Uwiteka, akora ibyo amutegetse. Turashaka kureba ese Aburahamu uko kwizera ageze n'ukuri. Imana yamubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Ngo nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yabimutegetse. Agiye he? Asize imiryango ye, asize ababyeyi be. None ubwo agiye he? Ndagira ngo wowe utekereze ikintu. Urumva kwizera Aburahamu agize ni ukwizera imodoka, ni ukwizera ko Imana izamuha inzu, ni ukwizera ko izamuha amafaranga, ni ukwizera ko izamuha urubyaro, ni ukwizera ko izamugira gute? No, yaramubwiye ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Nta nubwo ina prestige ngo imubwire ngo naha, nta nubwo iramubwiye ngo icyerekezo uri bucemo naha. Reka da. Ariko kuko Aburahamu yahoranaga inyota nyinshi yo kumva Imana ya sekuruza we Nowa, wa wundi warokotse mu gihe cy'umwuzure n'abahungu be 3 n'abakazana be 3 n'umugore we, abantu 8. Aburahamu yahoraga yibaza, iyi Mana yarokoye sogokuruza wacu numva witwa Nowa, ikarimbura abo mu gihe cye kuko batigeze bakiranuka ngo bayubahe, kuki twebwe uyu munsi dusanga ngo twishorire? Aburahamu siwe warose yumvise irijwi, higeza yibaza ngo se ni iry'abadayimoni, ni irya Satani? Ngo nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Agiye hehe? Ariko kuko kwizera kwe gukomeye, yizeye Uwiteka, kwizera kwamujyanye agenda atazi yajya. Ariko kubera ko nyine yizeye, uko kwizera kurakuyobora kukageza ku ntego y'Imana. Imana ishimwe. Abaheburayo umva ko batubwiye, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 bari gusobanurira iyi nkuru ya Aburahamu dusomye aha ngaha. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Nguko kwizera. Tuba dushaka kwizera kwacu kube gushingiye ku bintu turebesha amaso, ngo nibwo wizeye. No, ntabwo kwizera ari uko gushingiye kureba ku bintu busanzwe uzi. Ni ukwizera ibyo utazi, utigeze ubona, bitigeze byinjira mu mutima wawe. Uko niko kwizera kwa nyako. Ngo Aburahamu nuko aragenda atazi yanjye. Nuvuga ngo uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka gushobora gutuma ugenda utazi n'iyo ujya, gushobora no gutuma ukora ibintu utazi ko bizacamo ariko bigacamo. Icyambere kwahishije Aburahamu nuko yagiye atazi yajya. Icya kabiri,
turi ku kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Urumva ko kugenda atazi yajya yari arimo kureba ku bintu bitagaragara amaso y'umubiri. Umubonye Aburahamu afashe ibintu bye, agafata amashyo y'inka, agafata imikumbi y'intama, agafata abagaragu n'abaja, agahaguruka akagenda, ukamubaza ngo Aburahamu ugiye, akakubwira ngo nanjye sinzi iyo ngiye. Ye baba we, watuvuga ati uri umusazi. Tekereza icyo kintu ariko kibayeho. Wari ufite inzu nziza cyane nibuza y'ibyumba nka 6, wubatse agapangu keza karimo utahamo n'imodoka yawe, abantu bakajya kubona, bakabona usohoye ibintu urabipakiye, bakabona ukinze igipangu, bakakubaza yaba ababyeyi bawe, yaba abana bawe, yaba baturanye, ese mwimukiye? Ati ntanjye ntago nzaho nimukiye. Nguko niko kwizera Imana dushakaho. Uwiteka we, dukeneye kukwizera, kuko no kwizera gukomeye, kandi kukwizera tubona ko kwakoze bikomeye kuri Aburahamu. Sabiye uyu mwene data dukurikiye kugira ngo umuko kwizera, ariko hari intambwe imwe dukeneye, ni wa mwuka wera, ko twabonye ko kwizera gutangwa n'umwuka wera. Aburahamu kugira ngo ahabwe iyi mpano yo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, Imana yabanje kumwuzuza umwuka wayo wera, kuko twabonye mu Bakorino urwandiko rwa mbere ibice 12:9 yuko uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka ari kumwe mu mpano 9 Imana itanga. Ni impano tuzagiraho mbereka intumwa zatesheje umutwe Yesu kuko zazi zitarahabwa iyi mpano y'uko kwizera. Kwizera kwabo Yesu akiri kumwe nabo ni nk'uko nawe ufite kwizera kwizabona imodoka, uzatunga amafaranga, uzubaka inzu. Ni nayo mpamvu bahoraga babipfa bashwana, bamaze kumva ko Yesu ngo umwana w'umuntu azapfa akazuka ku munsi wa 3 agasubira mu ijuru. Batangiye mu mitima yabo gutekereza ninjye uzayobora, ninjye uzasigara nyoboye, ngo bariburanye mu mitima. Yesu akabarimo arabibona. Yesu akabiciza tumva ushaka kuba mukuru mu bwami bwo mu ijuru amere nk'uyu mwana muto. Abimbere bazaba inyuma, abinyuma bazaba imbere. Yesu agahura abona mu mitima yabo harimo amakimbirane menshi, babyigana mu mitima yabo uzayobora undi cyangwa se uzayobora abandi. Ibyo byose byaterwaga n'iki? Byaterwaga n'uko kwizera kwabo guhora kureba kubiboneka, kwarebaga ku cyubahiro cyo mu isi, kwarebaga ku mafaranga, kwarebaga ibyo nibyo barebagaho. Kumbi Yesu umugambi we ntabwo ari uko bareba aho ngaho, yashakaga ko barenza amaso icyo bakagira mu bwami. Twebwe abizera twahamagawe, twakijijwe, ijuru turi kurijyamo mu buryo bwo kwizera, kuko umbajije ngo rirahagana sinakubwira aho riri. Nanjye ndi kugenda ntazi yonjya, ariko mfite igitabo kibinyereka, kandi iki gitabo ushobora kuza ukanangisha impaka nk'umufilozofi cyangwa se umuscientifique, wizezwa n'iki ko ibi bintu ari ijambo ry'Imana. Tujye tumva benshi babivuga ngo ntabwo Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariko umuntu wizeye ni buza agaciro k'igitabo cyitwa Bibiliya. Mana ishimwe. None Aburahamu ngo kwizera yagize icyambere kwamwesheje, ngo kwamwesheje kugenda atazi yajya. Icya kabiri ngo kwatumye abo musuhuke mu gihugu yasezeranijwe, abari cyasuhukiramo. Icya gatatu ngo anakigezemo nacyo, uko kwizera cyo kwamwesheje ngo yabaye nk'umushyitsi muri cyo. Icya kane ngo kwizera yari afite kwatumye atubaka amazu meza, ngo ahubwo yubaka amahema, akajya aba mu mahema hamwe na Isaka umuhungu we na Yakobo umwuzukuru we, ngo baraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Nyumvira ibintu bine uko kwizera kwamuhesheje. Icya mbere ngo kwamuhesheje kugenda atazi yajya. Icya kabiri ngo kwatumye abo musuhuke, kwatumye abo musuhuke arasuhuka. Icya gatatu ngo kwatumye abo umushyitsi mu byasezeranijwe, Imana yamusezeranije abibamo nk'umushyitsi. Icya kane ngo uko kwizera kwatumye aba mu mahema abanamo na Isaka na Yakobo. Ibi bintu binde nibyo tuzagaruka ko turimo kubyiga, tuzabyiga uko ari bine.
iyo ufite uku kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, icyambere nuko nubwo abantu bakwereka yuko ibyo uri mutabizi, wowe ubuzi ko ibyo uri mubizi. Ariko n'igihe umuntu nawe yakubaza ngo sobanura ibintu bikakuyobera, ariko uku kwizera kuko kakwemeza ko ibyo urimo ari ukuri. Aburahamu yagiye atazi yajya, ariko uku kwizera kwamuhishuriraga. Dore igituma ibi bintu bine Aburahamu byamubayeho: kugenda atazi yajya, kuba umusuhuke, kuba umushyitsi mu byasezeranijwe, abigezemo akabibamo nk'umushyitsi kandi yabihawe. Icya kane, akabaguma mu mahema ntiyubaka amazu meza. Dore icyabiteye, soma ku murongo wa 10 w'icyo gice cya 11 cy'urwandiko rw'Abaheburayo, umurongo wa 10. Haratubwiye ngo kuko yategerezaga umudugudu wubatse ku mfatiro uw'Imana yiyubakiye ikawurema. Ukuvuga ngo Aburahamu nubwo agiye i Kanani ntabwo yarahazi, kuko Imana ntiyahamubwiye, nta n'icyerekezo yahise ipfa kumuha, kuko icyerekezo yakimuhereye mu nzira we yaragiye. Ahubwo ngo we hari umudugudu yabonaga mw'iyerekwa, yabonaga muri kwa kwizera. Umudugudu ngo wubatswe n'Imana ikawurema. Ntabwo we yigeze abona Kanani, no, ntabwo yigeze abona Isiraheli, kuko Isiraheli niyo yari yagiye, niho yari agiye n'Imana yari imutumye ngo arizamuhera ibyo yari yamusezeranyije, biriya bintu bigeze kuri 7. Ngo we kwizera kwe kwahise kurenga iby'isi, kuragenda kumwereka umudugudu mwiza Imana yiyubakiye ikanawurema, umudugudu mwiza wo mw'Ijuru. Uwo mudugudu niwo wundi Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 1 no 2 no 3. Yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane wanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ngo uwo mudugudu, Yesu ati mu rugo rwa data hari amazu menshi. Ayo mazu, uwo mudugudu Imana yiyubakiye ikawurema, niwo Aburahamu yahishuriwe muri kwa kwizera. Ntabwo kwizera yahawe kwamwerekaga Kanani y'isi, ntabwo kwamwerekaga ibyo mw'isi, kuko ubutunzi bwari nabufite, ahubwo ngo kwamweretse umudugudu mwiza wo mw'Ijuru, Yerusalemu yo mw'Ijuru. Arahaguruka aragenda. None tugiye kureba, ntabwo ninda mu mateka ya Aburahamu, ariko bitubwira ko ngo Aburahamu yahagurukanye na papa we na mama we. Ababyeyi be baravuga ati uradusigira ndi, kuko niwe wari umuhungu mukuru, turajyana. Aravuga ati muze tugende. Umuhungu wabo Loti ubwo yaramubereye se wabo, ati nanjye ntusiga, ati turajyana. Undi ati ntabwo ino tugende. Ngo Aburahamu ntiyongeye kumva ijwi ry'Imana. Nashaka kubabwira ko uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka nako gufite amabwiriza yako, kuko uko kwizera umuntu gufite icyambere kugira amaso, kurabona, kurareba. Kandi ibyo kureba ntago ari byo twebwe turebesha amaso y'umubiri. Icya kabiri, kugira amatwi, kurumva. Kandi ibyo kumva ntago ari byo twebwe twumva hano mu isi by'ibintu tubonesha amaso cyangwa abantu batubwira. Kumva irindi jwi ry'Ijuru, ko kumva ijwi ry'Ijuru, kumva ijwi ry'Imana. Uku kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu Pawulo mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16 yaravuze ngo nicyo gituma maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze ku manywa na nijoro, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Pawulo yahoraga asengera abakristo
ngo Imana ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa urabusanga n'ubundi muri rwa rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere ibice 12 kuva ku murongo wa 4 muri za mpano 9. Impano ya mbere ngo ni umwuka w'ubwenge. Uyu mwuka w'ubwenge tugezeho duhishurirwa Imana, turahishurirwa. Kandi uyu mwuka w'ubwenge ushingiye kuri iki kintu navuze cyitwa kwizera, gushingiye kureba ku bitaboneka. Pawulo rero yahoraga asengera itorero ngo abwira Imana ngo Mana, ndashaka ko aba bantu ubaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kuko numara kuba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ikintu cya mbere ngo kizabaho ngo bizatuma bakumenya. Niko yavuze, ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Icya kabiri ngo mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Ibi Imana ihora itubwira: ijuru, abamarayika, ibizima, abakuru, Yerusalemu nziza, tuzagenda mu mihanda y'izahabu, tuzabaho ubuzima bw'iteka ryose, Yesu yaje mu isi arapfa, tuzamubonesha amaso yacu. Ibyo nibyo twiringizwa niyaduhamagaye. Kugira ngo tubibone rero nuko duhabwa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa ukomoka kuki? Ukomoka ku guhaguruka kwawe igihe wizeraga. Wahagurutse ureba ku bitaboneka cyangwa wahagurutse ureba ku biboneka? Iyo uhagurutse ureba ku bitaboneka nk'uko Aburahamu yahagurutse, Imana iguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Icya mbere bigatuma uyimenya. Icya kabiri ukamenya ibyo ngibyo wiringizwa niyaguhamagaye. Icya gatatu ngo ukamenya n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo Imana izaragabera. Icyo kintu uhita ukigira. Ubwo uhagurukaga, wahagurutse ureba kuki? Niki warebagaho? Kuko nuhaguruka ureba ibya hano mu isi, ntabwo uzahabwa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ariko nuhaguruka uvuga ngo bugingo budashira, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa uzabihabwa. Byanga byakunda uzahabwa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Kandi urumara guhabwa umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, icya mbere uzamenya Imana. Icya kabiri uzamenya ibyo wiringizwa niyaguhamagaye. Ibyo ihora ikubwira uzabimenya. Uzatangira guhishurirwa rya juru, uzatangira guhishurirwa abamarayika, uzatangira guhishurirwa Yesu, uzatangira kujya wicara iwawe wicaye mu nzu, ubona umugabo arinjiye wambaye ibyera, ubona Yesu araje, ati amahoro abe muri wowe mwana wanjye. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bigoye, ariko humura, ndi kumwe nawe. Uko niko intumwa zari zimeze. Aho bakandagiraga bakagira ikikango, Yesu yataga bagira akavuga ngo komera. Pawulo ageze i Korinto, Yesu yamusaza aramubwira ngo ntutinye, ntugire ubwoba, kuko aho ugeze hari abantu benshi ufite muri uyu mudugudu bose, kandi abo bantu bagomba guhinduka. None komera, ndi kumwe nawe, kandi ntutinye. Aburahamu Pawulo yahamaze umwaka n'igice. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya 18, uzagisome cyose. Yahamaze umwaka n'igice bigisha ijambo ry'Imana, kandi Yesu ari kumwe nawe, kandi Imana yamukoresheje ibikomeye. Iyo ufite uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, Imana iguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Uyu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa iyo byamaze kukugeraho, umenya ibyo wiringizwa niyaguhamagaye, ukongera ukamenya niyo ngiyo yaguhamagaye, kandi ukamenya ngo n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera nabyo urabihishurirwa ukabimenya. Ntabwo ugenda mu kigare, ntabwo ugenda uyembayemba, ntabwo ushidikanya ku ijuru, nta nubwo ushidikanya ku Mana wizeye. No, Imana wamenye ubarayimenye. Niyo hazi bikujegajeza ntunyeganyeka. Umva, niyo hazi iterabwoba rishaka kugutera ubwoba, umva uhita uvuga ngo ubwo Mwami Yesu ankunda ndamahoro. Nta kintu kimwe gishobora kukubuza gukomeza urugendo. Niyo mpamvu tubona ko batumanije nyine baciye mu mibabaro, ariko ntibigeze bacogora. Nari nababwiye ngo musome urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa 33 kugeza ku murongo wa 40. Murebe kwizera bari bafite gushingiye kure kubitaboneka icyo kwabahesheje. None uyite ureba wowe noneho ukwizera ufite icyo kuri kuguhesha. Urebe difference iri hagati y'ibyo wizera n'ibyo bizeraga. Urebe noneho uko kwizera bari bafite icyo kwabahesheje. Urebe ko noneho uko ufite icyo urimo gusaba kwaguhesha. Nta n'ahantu bihuriye habe na gato. Kandi noneho icyitonderwa, twasomye mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 7 n'uwa 8, aho batubwiye ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo,
nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Mwigane kwizera kwabo. Bivuga ngo nitutigana kwizera bari bafite, aho dukandagira ni mwirimbukiro. Soma urebe kwizera bari bafite, wigane kwizera kwabo, kuko ari ku ijambo ry'Imana rivuze. Niba uvuga uti ngewe ndizera ibyanjye, no, ijambo ry'Imana rivuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho ni ku ntego yawe, ni uko ugomba kugera ikirenge mu cy'intumwa n'abahanuzi. Bizeraga iki? Kwizera bari bafite ko bahesheje iki? Ese ibyo uri kwizera uyu munsi bimeze nk'ibyo bizeye bo? Aha rero ni ikibazo, bari ikibazo gikomeye cyane. Aburahamu tubonye ko kwizera kwe icyambere kwamuhesheje yagiye atazi yajya. Icya kabiri ngo yabaye umusuhuki. Uzi kugira ngo uhaguruke usohoke mu kindi gihugu kandi utanazi n'aho kiri. Imana ikubwiye ngo haguruka ugende, n'igihugu usuhukiyemo ntuzi aho kiri. Utaye igihugu cyawe, utaye abavandimwe, utaye imiryango, utaye urugo rwawe, urasuhutse kandi naho usuhukiye ntuhazi. Uko no kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Mu gihe twebwe duha tuvuga ngo Mana ngomba kuba ku ruzu rwiza, ahubwo none Aburahamu Imana yaramubwiye ngo bisige, siga icyo gipangu, siga iyo nzu, genda. Mbega kwizera gukomeye we, mbega kwizera gukomeye. Ndakwifuriza kugira ngo Imana iguhe kwizera. Iki kiganiro tuzakigarukaho, tuzareba ese Aburahamu amaze kugira uko kwizera ni ibiki yahawe. Bibiliya tubwiye ibintu 7 Imana yamubwiye izamuha. Ibi tuzabigeraho nabyo turebe ese Aburahamu yarabihawe. Nose kwizera yarafite ko kutari gushingiye kuri ibyo. Aburahamu yaba yarabihawe. Uku kwizera turimo turavuga iyi ntambwe ya 4 turiho, kwizera gushingiye kuri kubitaboneka, kubasha no guhesha ibiboneka. Iyo ugufite kugusohoreza ibyasezeranijwe, niko dusanga mu Heburayo igice cya 13, Abaheburayo 13 umurongo wa 33. Haratubwira ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami. Kwizera kwabahesheje gutsinda abami ni uko nguko turimo turavuga, bushingiye kuri kubitaboneka. Icyambere ngo kwabahesheje gutsinda abami. Icya kabiri ngo kwabahesheje gukora ibyo gukiranuka. Icya gatatu ngo kwabahesheje guhabwa ibyasezeranijwe. Ibi ni nzamanukana byo tuzabivuga ubu, nagira ngo nce gatoya. Uku kwizera gushingiye kureba kubitaboneka, icyambere kuduha gutsinda abami b'abadayimoni. Kuko Pawulo yabwiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10 aravuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'ibintu bine. Icyambere aravuga ngo dukirana n'abatwara. Icya kabiri ngo tugakirana n'abafite ubushobozi. Icya gatatu tugakirana n'abategeka isi y'umwijima. Icya kane ngo tugakirana n'imyuka mibi ya hano mw'Ijuru. None aba batubanjirije kwizera bari bafite ngo kwabahesheje gutsinda abami b'abadayimoni, abo batware kwabahesheje kubatsinda. Icya kabiri aravuga ngo kandi uku kwizera kwabahesheje gukora ibyo gukiranuka. Uku kwizera gushingiye kureba kubitaboneka, iyo tugufite kuduhesha no gukora ibyo gukiranuka. Ariko iyo ufite kwizera gushingiye kureba kuboneka, umva reka nkubwire, gukora ibyo gukiranuka birakugora. Kuko uvuga uti ni ntanga iki, nzongera kugikura he? Ninkora ku mafaranga yanjye ndasubira hasi mba umukene. Ni ndamuka ngiye gusura abarwayi kwa muganga nkafata kuri amafaranga ndahomba. Kuko kwizera ko nyine gushingiye kuri ibyo bigaragarira amaso. Ariko bo barengeje kwizera ibyo bagera handi ku buryo kwabahesheje gukora ibyo gukiranuka. Icya gatatu ngo kwabahesheje guhabwa ibyasezeranijwe. Guhabwa, ufite amasezerano, hari ibyo Imana avuganye nawe binyuze mu ijwi, binyuze mu nzozi, binyuze mu iyerekwa, binyuze mu baguhanuriye, binyuze mu ijambo ry'Imana. Dore kandi nabwo buhanuzi bwa nyabwo, aho byaba byaranyuze hose. Ariko ayo masezerano ufite kugira ngo azasohore neza kandi uri mu murongo w'Imana, ni uko ugomba kugira kwizera gushingiye kureba kubitaboneka. Imana iguha umugisha. Aburahamu tubaye nk'abasubikiye ngaha ko tuzavuga biriya bintu bine. Icyambere tubonye kuko kwizera gushingiye kureba kubitaboneka kwamuhesheje kugenda atazi yajya. Icya kabiri kwamuhesheje kuba umusuhuke, akanza akagarukaho kuba umusuhuke. Turebe ese hano mu isi kubizera Imana itugaragaza gute, itwita iki? Bibiliya tuvuga iki twebwe nk'abizera bamaze kwizera Kristo Yesu?
ese ko turimo guhangana no kugira ngo tube muri ibi bintu by'isi cyane gasanga niho twacuritse umutwe kugeza ubwo tuburira n'Imana umwanya no gusenga no gukiranuka bikatunanira. Uzi ko Bibiliya igaruka twita abasuhuke. Umuntu wese wamaze kwizera Bibiliya imwita umusuhuke. Iyi si tuyirimo turi abasuhuke. Umusuhuke rero hari ibintu bimuranga, ibi tuzabigarukaho. Ubundi tuzakomeza na biriya bintu bindi bibiri bisigaye. Uko kwizera kwahesheje Aburahamu, ngo icya gatatu kwamuhesheje kuba umushyitsi mu byasezeranijwe. Bivuga ngo cya gihugu kigezemo yabaye nk'umushyitsi muri cyo. Icya kane kigaragaza ko yabaye umushyitsi muri cyo, ngo yanze kubaka amazu meza ahubwo yubaka amahema. Imana igumugisha. Jewe ntago ndi kukubuza kubaka inzu nziza, yubake. Ariko icyitonderwa, uri umusuhuke niba waramaze kwizera. Ese wakira ko mwisi uri umusuhuke? Ariko tureka nabizera, nta muntu mwisi utari umusuhuke. Ubu twebwe abizera dusuhukiye muri iyi si, turi kuyivamo tujya iwacu mw'Ijuru, kuko niyo gakondo izahoraho. Aho niho hari ubwene gihugu bwacu, nationalite original. Bivuga ngo turabasuhuke. None n'abandi bapagani batarizera nabo kandi niba utaranizera, nshaka kubwira ko uri umusuhuke. Kubera iki? Iyi si wayijemo hari abandi bayigutanzemo, bayijemo bayivamo. Nawe nuyitindamo kabitinzemo, ntuzarenza imyaka 100, kandi nabwo mu myaka 100 uzaba warayihaze wifuza kuyivamo. Ubundi birivuga ko aho ubukikunze ugikunze iyi si ni imyaka 70. Iyo utangiye kurenza 70 utangira kumva iyi si gusesemukiye, kumva utangiye kugira isesemi yayo, ugatangira kwifuza kuba wayivamo wowe ubwawe. 80 utangiye kuvuga ngo Mana reka mve muri iyi si. Uwayijemo hari abandi bayigutanzemo, abo bayisuhukiyemo bayivamo baragenda. Nawe wayisuhukiyemo uzayivamo ugende. Ugiye he? Aho ujya rero niho hari ubuzima bw'iteka. Kandi ubwo buzima bw'iteka buri mu buryo bubi. Hari ubuzima bw'iteka buzahoramo ibibi bubabaza umuntu, hari n'ubuzima bw'iteka buzahoramo ibyiza, umunezero. Kandi ubwo buzima bwose bw'iteka ari ububi ari n'ubwiza, kubuhitamo amahitamo yabwo ni kino gihe ukiri umusuhuke muri iyi si. None nshuti yanjye, uri guhitamo uti? Icyo nagusaba, hitamo neza. Hitamo ubuzima bw'iteka buzatuma ubaho unezerewe. Imana igumugisha. Ubwo tuzakomeza kuri Aburahamu, dukomeze no kuri Mose. Ariko Aburahamu twadusigaje ibintu ugeze kuri 2. Icya gatatu cyo ari nacyo cya kabiri twari tugezeho, cyo kuba umusuhuke tuzasanga nkaho tugitangiriho tugarutse. Reka dusengane Imana. Ndagusabinga Imana igushoboze wishurirwa ijambo ry'Imana, umenye kwizera ushingiye kuri kubitaboneka uko ariko. Nababwiye ngo kukwizera icya mbere kugira amatwi yumva, kandi aya matwi yumva ibyo abandi bantu batumva. Icya kabiri kukagira amaso kurabona, kandi kubona kwako kureba ibyo abandi bantu batabona. Iyo wamaze kugira ayo matwi rero ukagira ayo maso, iyi si nubwo yabimeze ite, niyo wakirute, niyo haza ubuzima bumeze gute, niyo waba barute, ni uko wamera kose, uko isi yagenda itera imbere, nta kintu gishobora gutuma uhagarika umubano wawe n'Imana. Uko wasengaga, uko wasomaga ijambo ry'Imana, uko wirizaga ubusa, uko wagiraga urukundo, uko wafashaga abakene, uko nta kintu gishobora kugajura agakiza muri wowe, kuko wamaze kugira kwizera kwa nyako kuri gushingiye kure kubitaboneka. Amatwi yawe arafunguka, usigaye wumva ijwi ry'Ijuru, wumva ijwi ry'Imana. Amaso yarahumutse, hari ibindi uri kubona birenze ibyo ufite hano mw'isi. Utangiye kubona ko ibyo ufite bya hano mw'isi ari ryabumba bizasaza, ukabona ibindi. Tuzagaruka, Imana ibaha umugisha. Ariko ibi tuzabigaruka turebe igituma abantu benshi muri iyi minsi agakiza kabananiye. Imana iguhe umugisha nshuti, Imana igushoze, kandi Imana iguhe kuba maso ndetse no guharanira kugira ko kwizera. Reka dusenge Imana. Uri Imana nziza yo kwizerwa, uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana nyamana, uri Imana ifite urukundo rwinshi. Waduteguriye ubwami, wateguye ubwami kugira ngo tuzabemo. Ubwo wateguraga yango bya Edeni, umuntu ayivanamo kubwo kumvira Satani. Icyakuzanye mu isi no kugira ngo uzadusubize muri Edeni yacu, bwa bwami waremeye umuntu, kandi buzahora iteka ryose. None Mana, ikintu nkwisabiye ni kuri aba bantu badukurikiye, bahe kumenya no gusobanukirwa ubugiri bw'ijambo ryawe, kandi bakira uko kwizera kureba kubitaboneka,
kuko kwizera gukora ibintu, guhindura amateka y'ubuzima bw'umuntu, haba mu buzima bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri. Komeza kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo abantu barusheho gukomeza kumva no guhishurirwa ijambo ryawe. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, byamaje nize mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha nshuti, Imana ikwiteho, hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom.